loving us. We choose to act for better life. hari ikote ngiye kubabwira yakozwe na nyakubahwa His Excellency. Baravuze ati ikibazo cy'ibiyobyabwenge turakivuga tukakinyura hejuru, ariko ibiyobyabwenge icyorezo ku isi hose sinzi impamvu tubivuga tunyura hejuru. Nyakubahwa Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, uyu niwe wabivuze. Urumva ko na His Excellency arabizi ko ibiyobyabwenge hirya no hino ari ikibazo gikomeye. Iyi kote nababwiraga kandi namwe nk'uko mubizi turaza kureba ingaruka z'ibiyobyabwenge ndetse haba kuri sosiyete cyangwa se no ku mubiri. Ikibazo cy'ikwirakwiza n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu gihugu ni ikibazo cyugarije isi yose ndetse by'umwihariko no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yenda mwebwe iyo tubivuga mwumva hariho uwo nshobora kubibwira yenda kumva ni ibintu biri aho ngaho kuvuga isuri ibiyobyabwenge kumva ntabwo bishoboka, ariko twebwe tuba hariya mu buyobozi bwacu aho tuba hari abantu benshi tugenda twakira ndetse n'abo tujya gufasha muri bitewe n'ibikorwa bari gukora bitewe n'uko bakoresha ibiyobyabwenge. Ugasanga umuntu akoresha ibiyobyabwenge yananiranye n'ababyeyi be, hari n'abo tujya dusanga bari kubenda kwica ababyeyi babo kubera yuko iyi droga ikoresha ibiyobyabwenge. Bikaba ngombwa ko tujya kubakura muri sosiyete tubareba ahandi hantu tubashyira kugira ngo nibura babe rehabiliteti bazasubire mu muryango wabo, mbese baramaze guhinduka kubera yuko ibiyobyabwenge biba byarabagize imbaraga. Uko bimeze ni ibibazo byugarije cyane cyane urubyiruko rw'ingeri zitandukanye. Akenshi ibiyobyabwenge usanga bikoreshwa n'abana kuko bikoreshwa n'abantu bakuze, abantu b'urubyiruko cyane cyane bitewe n'ibigare cyangwa se agakungu k'abana usanga aribo bakoresha ibiyobyabwenge, kandi nta nubwo muri aha ngaha ndabona muri urubyiruko. Niyo mpamvu buri wese agomba kugira urubyiruko kugira ngo tubyirinde. Ubu abarenga 60% by'abaturage b'u Rwanda niba mutari mwabizi iyo harimo gukorwa gusansoma cyangwa se census yasobanuye urubyiruko nirwo rufite pourcentage nini ugereranyije n'abakuze. Urubyiruko niyo mpamvu rero urubyiruko usanga ari nabo bishora muri ibyo bikorwa kurusha abakuze. Ibi byaha byose bigira ingaruka mbi ku muntu ku giti cye, umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Kugira ngo murabyumva neza yuko iyo umuntu yidoroze ahinduka umusazi. Sometime hariho no kuba yakwishyuriza nk'amashuri. Benshi hano muri abanyeshuri kuko uwidoroze n'ibintu by'imyigire akenshi bihita bibakoroza, ugasanga no kwigaragaza. Noneho bikaba igihombo ku gihugu kubera yuko kiba gitakaje umuntu bari kuzagira ute, bari kuzamura ubuyobozi cyangwa se bari kuzakorera ibikorwa biteza imbere igihugu. Kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge bikwiye kuba inshingano za polisi y'u Rwanda gusa, bikwiye kuba inshingano za buri wese. Nubwo twebwe akazi kacu yenda no kujya gufata ababimenye kugira ngo turebe na uko twabashyira mu minsi ndetse n'ahandi kugira ngo bigishe, ariko ntabwo ari inshingano zacu gusa nka polisi, ahubwo buri wese, kuko hari n'igihe twebwe mu kazi kacu mu gufatanya n'abaturage tujya kumva turahamagawe bakaduhamagara atari ku hano hari umuntu tukagenda tukamufata twamwambura ibyo yakoreshaga cyangwa se tukamushyikiriza nawe kugira ngo dukurikirane bitewe n'uko ari icyaha. Nubwo igitabo cy'amategeko y'u Rwanda no giteganya ari ugukoresha ibiyobyabwenge, ubicuruza cyangwa se ubikwirakwiza arabishyura. So nagira ngo mbabwire rero yuko gutangira amakuru ku gihe ry'ahantu biherereye bidufasha kugira ngo
tubashe kubikumira hirya no hino. Yenda nagira ngo mbabwire amwe mu moko yabyo, cyane cyane tuvuze ibiyobyabwenge mu Rwanda benshi kuko nibwo bikunda kugaragara hirya no hino cyane, ariko nk'iyo yenda ugeze mu mujyi wa Kigali habamo n'ubundi bwoko bw'ibiyobyabwenge, harimo za kokayine, za heroine, izo bita za mugo, zo bita mariyugi, nicyo bita shisha. Hari n'ikindi mutazi bita inzoga z'inkora. Inzoga z'inkora zino mujya mubona twaje mu giturage kinini. Buriya ziriya nazo bitewe n'uko quantité ya alcool yayo n'ibintu bazikoramo ntabwo biba bifite umenye ngo alcool irangana gute. Usanga rero gifata nk'ikiyobyabwenge kuko uwabinyuye. Hari n'abantu bajya basanga nk'umusaza w'imyaka 70 barabinyuye biriya bisanzwe z'inkora zikamusha imbaraga bikaba byamutera. Ibyo rero ni bimwe mu moko y'ibiyobyabwenge tugira hano mu Rwanda. Hari aho bijya byambuka ugasanga abo dufatira ku bibuga by'indege, hari ababihetse, hari ababitwaye mu nda, urumva kuko tugiramo detectors nyinshi. Murabizi ko tugira n'imbwa zishinzwe kudetekitinga ibiyobyabwenge, yakugeraho ikajya imenya ko bifite. Hari ababicaye bahaca rero bashobora kuba bafite nko mu nda cyangwa se abihetse nk'umwana, abagore basanga umugore arabihetse, uko niko babyambutsa. Ariko tukabafata. Rero nigeze nkorera ku mupaka, hajyaga haca abantu akaza afite nk'ifu y'ubugari, hasi agashyiramo amaguru y'umuntu, agashyira mo hagati akongera agashyiraho ifu. Ariko twageraga n'imashini ya sikaneri ucisha umuzigo wawe tukabibara kuri mashine, bakabinyuza no mu isombe. Urabona isombe iyo wayiseye ugashyiramo ibintu ukongera ugapanga, ntabwo wapfa kumenya ngo harimo iki. Ariko twashyiraga ku mashini ya sikaneri, wareba kuri mashini ukabona ko icyo kintu harimo ikindi kintu, uwo muntu agahita aba suspect. Wabifungura wareba kuko urasanga harimo imogi arizo bashyizemo imbere. So ubwo niko bagenda babyambutsa rero, ndetse no gukoresha abana batoya kuko aba yumva ko umwana nta kibazo uba yamutuma yuko nta wamufata. Abagore bakabiheka nk'uhetse umwana, ariko wareba mu by'ukuri ugasanga ntabwo ari umwana ahetse, ahubwo ahetse ibiyobyabwenge. So nubwo rero ibiyobyabwenge biri mu bimwe bitera umutekano muke muri iki gihugu cyacu, ariko hari n'ibindi bintu bihungabanya umutekano. Hariho ibyaha bikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Urabizi ko social media muri iki gihe ari ikibazo. Buriya nubwo tuyikoresha, ariko birasaba ko umuntu agomba kuba awareness. Hari ukuntu ushobora nko gufata ifoto, wamara kuyifata ariko ibyanditse hasi bikaba bitandukanye n'iyo foto y'izina, cyangwa se bakayitirira bagashyiraho ibindi bintu. Ibyo no kwiba amatelefone, umuntu akaguhamagara, ndi hano ni inshuti yacu Imana na yari yambwiye gutya, ukamwoherereje amafaranga. Abenshi bajya bambuka amafaranga muri ubwo buryo. Ibyo ni bimwe mu bigenda bihungabanya umutekano wacu. Ndetse no kwigana imico y'abandi, cyane cyane kuvuga mu buriya ntabwo ari byiza kwigana umuco w'abandi bantu. Twebwe nk'Abanyarwanda tugira indangagaciro z'Abanyarwanda zituranga. Ushobora nko kubona yenda akajya kuri interineti akabona umuhanzi runaka yambaye ibintu runaka, nawe ntugire ugashaka kumwigana, ariko burya ntabwo ari byiza. Ahubwo wowe ureba ukavuga uti ese mu Rwanda indangagaciro zimeze gute? Kugira ngo murabizi mu minsi yashize hari abantu bambara ubusa, bakambara ubusa nyine. Murabizi umuvugizi wacu Pandekabera yigeze kuvuga ngo ariko gute umuntu yambara ishati. Ubundi kera umuntu yarambaraga kwikwiza akava hejuru akagera hasi, ariko ubu ngubu urasanga umuntu yambaye ishati na mucikota. Noneho ugasanga wabireba ukibaza ko kuva na kera ko tubizi mu myambarire yacu, gute umuntu yambara ishati akagenda. Cyangwa se hari amabogisi amanuye, njya mbona Abanyakigali bamwe bambara abakobwa. Ubundi kera, cyangwa se si muri kera, n'ubu nuko tubizi mu muco, umwenda w'imbere ntabwo ujya ugaragara. Ariko ubu ngubu ahubwo abari tunagiye yo gukambara ugasanga aragiye. Ndababwira yuko muri iki gihe
iyo tugufashe wambaye ubusa rwose turagufata kuko twebwe bibangamiye indangagaciro z'Abanyarwanda. Ni kimwe n'uko n'abana banywa urugero nk'abasinzi, ubusinzi bukabije baba wasinzira mu ruhame, buriya ni n'icyaha gihanwa n'amategeko, ariko mujye mubona ko dufata nk'abasinzi cyane cyane n'ubundi ko bo basanga bari no kurwanya hirya no hino, nabo tukabafata bitewe n'uko bibangamira sosiyete nyarwanda. Ingaruka zo gukoresha ibiyobyabwenge rero ni nyinshi, nk'uko mubyumva harimo umubiri w'umuntu, aho ushobora gusanga umuntu yarabaye yagize mental disability, ugasanga umuntu wamureba physically ukabona ateye nk'umusazi, ukabona ateye nk'umusazi, ukabona ibintu akora ntabwo bifite nk'umuntu uri normal. Hari muri Kigali hari igipangu twari duturanye, umubyeyi wabyaye abahungu babiri, abyara abahungu babiri, bariga segonderi barayirangiza, ariko bagiye kujya muri kaminuza banywa ibiyobyabwenge. Banyweye ibiyobyabwenge kwiga segonderi kaminuza bahita babireka, ahubwo batangira kujya bakiba. Ndabyibuka neza iwabo wasangaga icyumba kimwe, ntabwo batinyaga kujya muri sitoke y'ibikoresho ngo bafate nk'umuceri, ahari sitoke y'ibyo kurya bagende bagurisha. Bagafata umukozi kubera ko yenda icyumba cyabo bagifunze, bagafata icyuma bakingura cyangwa bakingura bakwica, bagafata imyenda y'ababyeyi babo bakajya kuyigurisha. Neza ubu tuvugana babaye nk'abasazi, ntabwo bakira abantu bari mu mwanya. Kubera iki? Gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kugendera mu kigare. Urumva bitera n'ubukene. Urumva niba umuntu yakoraga akazi akaba atagakora, icyo gihe atangira kugira ubukene n'amakimbirane yo mu rugo. Niba ari umugabo ubikoresha ari mu rugo, atangira kujya atongana n'umugore we, ugasanga ubwumvikane mu rugo byananiranye, ndetse no kutubahiriza amategeko. Nk'uko tubizi n'ubundi igitabo cy'amategeko hano y'u Rwanda Penal Code gihana umuntu wese ukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se ubikwirakwiza. Urumva rero ubikoresha ntabwo aba yubahiriza amategeko, ndetse no kwiyandarika. Akenshi usanga abantu bakoresha ibiyobyabwenge ari abantu bagaragaraho na karagiteri yo kwiyandarika, kuko ntabwo baba bafite ya karagiteri y'umuntu muzima. Mu ngamba rero, mu ngamba zo kwirinda ibiyobyabwenge, abana mugomba kugira uburere bwiza. Kugira uburere bwiza, mukirinda kwishora mu biyobyabwenge, ukabyirinda kubera yuko biteza ingaruka mbi ku giti cyawe ndetse no ku muryango wawe umukamo. Hari amatsinda rero ashinzwe kurwanya, niyo mpamvu n'abo ngabo barabaye kereti kugira ngo babaganirize. Nubwo polisi natwe dushyira mu nshingano zacu, ariko nk'aba bashinzwe yusi cyangwa se iz'abayobozi zitandukanye zishinzwe kubaganiriza kugira ngo bumve ingaruka zabyo. Kuko hari igihe babikubwira, buriya hari ikintu bita amatsiko, ugasanga umwana avuga ati ariko nongera mbona akantu akamukomeza, ubundi ikintu kibamo gituma ari umwana ikibi. Ariko ndakubwiza ukuri yuko usibye kwishyira muri risike nta kindi kintu uba ugiye kureba, ntacyo rwose. Ni ukubinywa nyine uvuga ngo testing urebe, ariko hari umuntu waciye umugani, ariko abantu barashobora kutabizi. Ubundi baravuga ngo igikinishije kubihagiramo. Mwari mubizi? Iyo ubihagiramo utangira urya duke ukaragira uhasi. Kubera rero umuntu ugerageza avuga ngo agiye gutestinga ibiyobyabwenge, yisanga muri box atari yateganyije. So muri rusange rero icyo nababwira buri munsi, ntabwo twabasha kurwanya ibiyobyabwenge twenyine nka polisi, ahubwo ubufatanye bwanyu n'imiryango uko mukora sibyo, ndetse n'urubyiruko, kuko nababwiye n'abantu example telefone bajya baduhamagara, tukaba twabasha kugera kubitera aho bikorerwa, cyangwa se abacuruza inzoga z'inkorano, abari imogi, tugira uburyo ki tugerayo tukaba twabasha kurisipondinga. Hakenewe amakuru cyangwa se imikoranire kugira ngo tubashe kurwanya iki cyorezo. Buri wese rero nagira ngo mushishikarize yuko agomba kuba awareness kuri iki kibazo,
kugira ngo hamwe n'urubyiruko mu gikura ejo mutazisanga mwavuye muri aya makosa cyangwa se ubwo urumva niba bagufashe nk'ibiyobyabwenge tukakujyana transit center cyangwa se tukakujyana Gitagata ugasanga niba wiga amashuri yawe yacikirije urumva ko byaba ari ikibazo. So ndabikorera rero uyu munsi kugira ngo mukomeze kwirinda ibiyobyabwenge kugira ngo ubu urubyiruko ruzima kandi mu imbaraga z'igihugu ejo ni abayobozi b'ejo hazaza. Murakoze cyane byose. Mushimire mwe kabiri gatatu.